Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, ngiye guteka igikoma njye nteka kirimo amaronji. Niba ufite ifu y'igikoma rero ukaba ufite n'amaronji, ngiye kukwereka ukuntu uzaza ugenda uhindura, kuko n'igikoma nacyo kigira amaresipe atandukanye. Wateka igikoma mu buryo bugiye bwinshi nyine butandukanye. Uyu munsi rero igikoma ngiye kukwereka ni igikoma kirimo amaronji. Urabona niyo uteka iwawe igikoma gihoraho kwa kundi aba ari nk'itegeko iwawe nyine, mu gitondo mufata igikoma cyangwa n'abana ukabaha igikoma. Biba byiza iyo ugenda ubahindurira uko ugiteka, bifasha gutuma nyine bumva ko iba yahindutse, ntabwo bakimenyera nyine ngo gihore ari igikoma basanzwe bazi. Niyo mpamvu ngenda mbereka amaresipe agiye atandukanye. Hari n'ibindi bikoma bindi nagiye mbereka, n'iki ngiki rero ngiye kukibereka, nzagenda mbereka n'ibindi. Niba uri mushyashya hano rero kuri Rede TV Show, ngewe nitwa Rede, nongeye kuguha ikaze. Niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ikindi rero nshaka kubabwira, nafunguye iyindi YouTube channel ya kabiri, link yayo ndi buyishyire muri comment. Niba uri umukunzi wanjye usanzwe ukunda ibyo nkora, ujye muri comment y'iyi video uri buhabone link, uyikandeho irahita ikugeza kuri channel ya kabiri nafunguye. Urebe video iriho, ukore like, ukore comment na share, ntibibagirwe no gukora subscribe kuri iyo channel rero ya kabiri yo nafunguye. Nzajya nkora mu Cyongereza, urumva ko nyine niho nzajya n'Englishinga my English. Channel ya kabiri rero nayo nzaza ncishaho nyine ibintu bitandukanye, mujyeho muri bubibone, ariko n'iyi ngiyi yo mu Kinyarwanda nzakomeza gukora rwose nk'ibisanzwe, ntabwo muzambura. Niba utarakora subscribe, please uyikore, ndahangaha n'ibintu bitandukanye. Ako ngako rero kari agaciyemo, reka twikomereze n'ibijyanye n'igikoma. Iki gikoma rero kirimo amaronji, kiba kiryoshye cyane, kandi ikindi nta bintu byinshi rwose turi buze gukenera, kuko nta nubwo ukeneye amata. Gusa uyakunda ushobora kuba wayashyiramo, ariko ngewe ntabwo njya nyashyiramo iyo nakoresheje amaronji. Amaronji rero ushobora kuyakamura nk'uko nguko nakoresheje kano kantu, cyangwa se ukaba wakuraho igishishwa ukaba wayasya muri blender, noneho umutobe uvanyemo nawo ukawukamura nyine ukaba wawucisha mu kayungurizo. Umutobe w'amaronji rero urabonetse. Noneho rero igikurikiyeho ngiye gukoroga ifu y'igikoma ndi bukoreshe. Ifu y'igikoma wakoresha isanzwe nyine, iyo usanzwe ukoresha iwawe. Ngewe rero iyi fu y'igikoma ngiye gukoresha ni ya fu naberetse muri video mperutse gushyiraho, igizwe n'amafu atandukanye 8. Noneho rero ngiye gusukamo amazi, ubundi nkoroge. Ntabwo ngiye guteka igikoma cyinshi, niyo mpamvu nkoresheje ifu nkeya. Ikindi rero igikoma kugira ngo kirusheho kumera neza ntikizemo twa tuntu tw'utubumbe cyangwa se tw'uduturi, iyo uri kugikoroga nyine nk'uko ndi kubigenza, uragikoroga neza ifu igashiramo yose, kikaba nyine nta gafu na kamwe karimo. Mfite umwana mukuru, nk'iyo umuhaye igikoma akaba yanywamo nk'akabumbe kamwe, ahita bivamo, nta kindi yarenzaho, nyine ahita cyanga, apfa kuba akumvishijemo. None ukuntu abantu rero bakunda n'ibintu bitandukanye. Nkanjye amata y'ikivuguto, nkunda ya mata y'ikivuguto aba arimo twa tuntu nyine tw'utubumbe tw'uduturi ugenda unahekenya.
noneho hariho n'abantu nyine ahubwo kariya kantu akumvishe mu mata nabwo yahita ayanga nyine akabivamo. Abantu nyine dukunda ibintu bitandukanye, ubwo sinzi ukuntu nyine by'ikivuguto mbizanye mu gikoma. Amazi rero nabijishe yahiye, nsutsemo yafu. Ikindi iyo ugisukamo nyine ifu ukomeza ukoroga uvangisha icyo uri gukoresha nyine utetse igikoma, kuko nabwo iyo usutsemo ifu mu mazi yabize ukabireka hari ubwo nabwo bibyara ibituri ugasanga byafatanye. Bisaba rero uze kureka, ariko nyuma nyine wamanjije kugenda uvanga ukabona yuko nta tuntu tw'uduturi nyine turi kuzamo. Niba ufite rero abana bakunda igikoma ukunda kukibaha kandi ukaba udashaka yuko nyine wenda bajya bakirambirwa, kuko abana buriya bararambirwa ikintu gihoraho kimwe, hari igihe bageraho bakacyanga. Wenda ukaba wavuga ngo abana banjye banze igikoma, kandi wenda ugasanga ni ukubera ko nyine uko ukibatekera ni kwa kundi bakizi, gu yacyo barakizi gihoraho. Abana bisaba nyine kubahindurira, wenda wabatekera nk'uyu munsi igikoma cya biswi narakiberetse, hariho video ejo, wenda ukabatekera cya gikoma naberetse cy'inyamirambo kijyamo shokora. Ubukurikiye wenda ukabatekera nk'iki ngiki kirimo amaronji, utaha ukabatekera icyo usanzwe nawe ubatekera, ugakomeza nyine ugenda ubatekera n'ibindi bikoma bigiye bitandukanye nyine. Noneho umwana ahora yumva ko yaguye igikoma ntabwo ihora ari imwe, bigatuma rero ahora agikunze kubera ko nyine urumva ntabwo yakimenyereye. Kandi usibye rega n'abana natwe abantu bakuru ntabwo dukunda ibintu nyine bihora bitetse kimwe, ibintu nyine bihoraho. Simubizi ko natwe tuba dushaka si ikintu niba uyu munsi kimeze uku, ejo byibura kibe gihinduyemo ukuntu. Noneho ngiye gushyiramo akayiko gatoya ka breba. Isukari rero nta yindi ndi bushyiremo, kuko hari ushobora kuza kumbaza wenda ngo kubera iki ntashyize mu gikoma isukari. Isukari nta yindi ndashyiramo kubera ifu nakoroze ivanze n'isukari. Noneho guys, reka mbabwire, hari video yaje y'amatunda mperutse gukora itetse. Abantu bamwe muri comment baravuga ngo ntawe uteka imbuto, ngo iyo ji y'amatunda ngo ntabwo bari kuyiteka, ngo hari vitamine ziba zipfuye. Ndabyumva pe, hari ziba zipfuye, ariko niyo uyifashe ntago itetse, ntabwo bivuze yuko nta kintu nyine umubiri wawe uba winjije, kuko nyine turabizi ikintu cyose gitetse nyine hari ikintu gishobora gutakara. Kuko buriya ni nkuko nshobora kukubwira ngo byaba byiza uriye uhekenye karoti aho kugira ngo uyiteke, cyangwa se byaba byiza uhekenye inyanya aho kugira ngo uziteke, kuko uriye inyanya zitetse n'uriye inyanya mbisi ntago muba mwinjije amavitamine amwe. Rero ntimukumve ko ngo hari ibintu bidatekwa, biratekwa. Hari amakeke y'imbuto, hari ibiki bitandukanye, ibintu biratekwa, ntibikwiyeho yuko rero ko ikintu utagiteka. Noneho rero igikoma iyo urangije gihiye neza urakireka kikamanza gisa nk'icyagabanyukamo ubushyuhe. Simvuze ngo gihore, nk'icyagabanyukamo ubushyuhe, kitari kubira nyine wajimije. Noneho cyagabanyukamo ubushyuhe kitakiri kubira, wa mutobe w'intuze w'amaronji nibwo ubusukamo nk'uko nguko mbigenje. Noneho ukongera ukavanga, ariko ugakomeza kuvanga utacanye umuriro wawihoreye, ugakomeza ukavanga. Ubundi igikoma ukagishyira mu matasi cyangwa se mu bikombe ukagiha abo wagitekeye. Ushaka nk'uko nababwiye washyiramo amata, ariko ngewe iyo nashyizemo amaronji ntabwo njya nshyiramo amata. Impamvu mbibabwiye biriya ni uko nzi ko hariho ushobora kuvuga ngo amaronji umutobe urawishe, ntabwo wari kuwushyira mu gikoma gishyushye. Gute se utawushyiramo? Uwushyiramo. Niba uri umukunzi w'igikoma rero n'iki ngiki uzagiteka uzagikunda, kuko iyo ushyizemo umutobe w'amaronji hari ukuntu nyine agihindurira icyanga, kandi nyine
cyiza. Mwakoze rero kubana nanjye, Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzongere duhurire muri video itaha. Ndabakunda mwese. Niba utarakora subscribe please ukore subscribe tujye tubana. Ciao ciao.